nongeye kubasuhuza kandi ni cya kiganiro cyacu tugiye gukomeza kuvuga ku buhanuzi bupfuye cyangwa se buba bwapanzwe mu materaniro. Turagaruka ku wa mupasiteri wo muri Kenya wavuye muri ibintu by'ubuhanuzi bupfuye cyangwa se ubuhanuzi bw'imitwe, arakomeza aduha ubuhamya bw'ukuntu ibintu yabivuyemo ndetse aduha ubuhamya n'ukuntu babigenzaga. Aravuga ati nyamara twabaga twateguye abantu baregera kuri 3, abo bakaba ari abantu bagomba kudushakira amakuru kandi nyayo mu bantu tugiye gukoreraho ibitangaza. Iyo baduhaga ayo makuru rero niyo twakoreshaga, abantu bakagira ngo ayo makuru niyo nyamara yabaga byabaga ari byo twashatse mu bantu, muri bo dukoresheje abantu bacu twabaga twashyizemo. Mu yandi magambo ubu hari ibyo basigaye bita ngo ni abapampe, ngo yabaga afitemo abantu bashobora kubashakishiriza kugira ngo bamenye neza koko ubwo buhanuzi baravuga, ariko ari amakuru bakuye mu bantu baje gusenga babaganiriza, barangiza bakabibohereza kuri WhatsApp. Isene twakoraga mu rusengero, abantu babonaga ko dukije uburwayi, nyamara nta burwayi twabaga dukije. Atanabaha urugero rw'uriya mudamu mwabonye akira, nibyo twabaga twapanze. Twabaga twabipanze tukagaragaza ko ari imbaraga zakije. Bibutse ko ubushize twavuze ku mudamu, bavuze ko yakize indwara ya fibroide, bakavuga ko yayikize, nyamara ari imitwe bapanze, bakazana umwijima w'ihene akawambara mu mwenda w'imbere, yamara kuwambara bagaragaza ko bari gusenga, wa mwijima ukaza kugwa. Bibutse ko ari umwijima w'inyamaswa w'ihene bari bafashe, wamara kugwa bagahita babwira abantu bagacurira, bakagaragaza ko ari fibroide akize cyangwa se ibibyimba byo muri nyababyeyi. Aha biri mu kiganiro cy'ubushize twatambukije, nyamara tugiye gukomeza twumva ubundi buhamya bw'undi mudamu nawe babeshye ko batabuye uburozi we mu rugo. Ibi byo ntibigucike kuko birakaze. Urumva uburyo bakoreshaga uduhanga tw'abantu bapfuye cyangwa se amagufwa y'abantu bapfuye, babaga bakuye aho bashyingura cyangwa se ibyo twakwita aho bashyingura ku itabaro cyangwa ku kaburi, bakajyayo bagakuraho utwo duhanga tutarabora cyane n'amagufwa atarabora, bakaza bakayabika, ariko bafite uburyo bayakoreshaga. Aba bantu bafite ubwenge n'ubuhanga bukomeye, bakoreshaga bakabeshya ko ari Imana irimo irakora ibitangaza. Ibi bisanzwe bibaho mu nsengero hirya no hino, kabona abantu rimwe na rimwe barasimbuka ngo bavuye mu tugare barakize, nyamara nibyo babaga bapanze kugira ngo bibonere imitungo, baba bakire cyane. Abenshi n'abacunga uzasanga abanyabitangaza ari abantu bakunda ubuzima bugezweho, bakunda amamodoka, bakunda kuba bafite amazu meza, bakunda ibintu bikomeye cyane bigezweho, kandi n'abahanga cyane, bazi n'ubwenge, bazi shimi, ubutabire barabuzi cyane, ndetse bazi n'ibyo bakora. Ngira ngo tugarutse no kuri ibitangaza hano, uyu mudamu yavugaga ni umudamu bari bapanze ko ari bukirizwe muri ayo masengesho. Iyo yamaze gukira rero, icyo byabafashaga byatumaga abantu, nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cya mbere, benshi baza bakurikiye ubwo buhamya bakaza gutanga amaturo, ariko bafite n'ubundi buryo bakuragamo abantu amaturo cyangwa se amafaranga banyujije mu bundi buryo bukomeye cyane. Urakomeza ikiganiro cyose akacyumva araza kubona rwose. Bene data, bavandimwe, inshuti z'Imana, abanyamasengesho, ndabararikira gukunda gusenga kuruta gukunda ibitangaza, kuko iki kiganiro kiratuma duhumuka amaso, kandi uri mu cyumva namwe murahumuka amaso, mumenye ukuri. Uyu mugabo kugira ngo ave muri ibi bintu nta kindi cyamufashije, yarose inzozi nk'uko turabyumve. Izo nzozi rero turaza kumva uko umwuka yari yamubwiye 2-3 akamusanga mu nzozi, ndetse bigatuma arekura umuvandimwe bavukana. Murabizi y'abantu ari impanga, aba ari amaraso amwe, aba ari umubiri umwe, ariko yaremeye arabirekura. Ibi byose rero turaza kubona muri iki kiganiro cy'igice cya 2. Nyaboneka ndimucikwe. Abantu basana n'abakorera Imana, ariko ntibabakorera Imana. Bafite ishusho yo kwera, ariko bakana imbaraga zako. Niko birivuga ngo muri icyo gihe abantu bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Bene data, ibi bintu urugendo dutangiye ntabwo rworoshye, turabizera atazabyumva, kubera yuko hari abantu dusanye nabo tugiye gukora ku maso kugira ngo bahumuke. Ariko nta kundi, urabona nk'uriya muri rukwaka,
hariya harimo imibare, harimo shimi, harimo ibintu bikomeye cyane, harimo ibintu byinshi bakoramo bya produit chimique kugira ngo uriya muriro wake ubone ko ari Imana rwose iwakisha. Aravuze ati twe twagiye ahantu bita Rankata, aho abantu basanzwe bashyingura. Ndavuga iri zina kubera yuko abantu benshi basanzwe barizi, basanzwe baza aho hantu ko bajya kuhashyingura Nairobi muri Kenya. Tukajyayo, tugezeyo rero nta kindi twakoraga, twashaka ibice by'umubiri w'abantu bapfuye bashyinguye, tugatereza abantu bakabikuramo, twarangiza ibyo bice tukareba ibitarapfa cyane, ibitarabora, bitarazamba, tukabifata. Twarangiza cyane cyane uduhanga nitwo twafataga, twarangiza utwo duhanga tutarabora tukadufata neza tukadusukura, twarangiza tukajya kutubika. Ati byategwaga nuko kitarabora cyangwa se kitarasanyagurika cyane, kitarashwanyagurika cyane, nicyo twahitagamo. Ntabwo twapfaga gufata icyo tubonye, tugafata n'ibindi bice by'umubiri, amagufwa bitarashwanyagurika n'utwo duhanga, tukajya kubibika ahantu ko tuba tuzabikoresha mu ngo z'abantu cyangwa se hano hantu kugira ngo dukure amafaranga mu bashyitsi bacu badusuye cyangwa se abandi bamambure bacu. Ati iyo ni exercice twakoraga, cyangwa twabaga dufite ukuntu tubimenyeza abantu kugira ngo ibi bintu nibiba byemeza abantu icyo bagomba gukora. Cyane cyane ku mateleviziyo twabaga dutambukaho, twari dufite televiziyo yitwaga UTV station, twanyuze ikiganiro kenshi. Iyo abantu babonaga ibyo bitangaza rero, no kuri radio twabaga dufite programme yacu yo kuvuga bakubye bitangaza. Nge n'umugenzi wanjye n'impanga yanjye, abantu bakaza bazi ko ari imbaraga z'umwuka zabikoze, bakaza baje kudushaka ari benshi, baje gushaka ubuhanuzi n'ibitangaza. Abantu mwiruka ku buhanuzi cyane, abantu mwiruka ku bitangaza cyane, nongeye kubabwira ngo rwose stop, mugarukiraho, mukunde gusenga. Kwiyiriza ubusa no gusenga bishobora kugufasha. Ati ubwo buhanuzi bwose twatambutsaga, ibyo bitangaza byose twerekanaga, byabaga ari scams cyangwa se byabaga ari escrow, kwabaga ari ukubeshya. Bene data, mureke dufate iya mbere, duhaguruke, ariko tuba mbere mu kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ubwumve kandi ubwiteho, buragufasha cyane cyane abantu bakunze kwiruka bashaka ibitangaza. Aha tugiye kumva ubuhamya bw'ukuntu aba bantu bagiye bakoresha aba bapampe babaga bafite, cyane cyane babaga ari abantu binywera urumogi, biberaho bibera iyo hirya mu byari, akaba ari abantu bagomba gukoreshwa kugira ngo bajye kubashakira abakiriya. Bajyaga abapampe babo bajyaga mu bamambure b'itorero cyangwa se mu banyetorero, niba harimo umushyitsi bakamukurikira, agasohoka bamukurikira kugeza igihe bagereye iwe. Iyo bageraga iwe rero, ntabwo babaga bakimwita umukristo, bamwitaga umukiriya. N'umukristo wabo ni umukiriya, customer, kubera yuko icyo niba bashaka kumwigisha iby'agakiza, no si iby'agakiza, ahubwo bavuga ngo tumwita umukiriya, icyo tuba tumushakaho ni amafaranga, nta kindi. Nta by'agakiza byo kuvuga ngo tuzamwigisha kazajya mu ijuru, no. Aba tubibutse ko abenshi muri aba profete baba baramaze kwakira, cyangwa se abapastori bakoreshwa ibitangaza, baba babizi neza mu mitima yabo ko badakorera Imana, babizi ko ari abanyabyaha, babizi ko n'urubanza rubategereje, nta kibazo byo kurimbuka ntacyo bibabwiye. Icyo bashaka ni ukubona ubutunzi, abantu bakabakunda, abantu bakabaririmba, n'ibyo baba bashaka bakabubaha. Aravuga ati umunsi umwe umudamu yaje gusenga, amaze gusenga tumubwira ko dushaka kumusengera, ariko tumaze kubimubwira twamubwiye ko agomba kuvaho akajya iwe mu rugo adaciye iyindi nzira. Twibutse impamvu bamubwira ngo ntaciye iyindi nzira, ni uko babaga bafite abantu bari bumukurikire, bakamukurikira kugeza ageze iwe. Ni nayo mpamvu bamusabye kugenda inzira imwe. Baravuga ati umwuka wera aratubwiye ngo ugomba kuva hano ukagenda inzira imwe, nta handi hantu unyuze.
ubwo aho niho nabo bahitse bajya kureba abo masinari babo cyangwa se abapampe babo, barabwira ati rero hari umuntu ugiye gusohoka hano, mumukurikire. Bahita bareba imodoka ye, bakamubwira ibara ryayo na plaque yayo, bakamukurikira. Ngo baramukurikiye, baragenda kugera bageze iwe mu rugo. Twibutse ko uyu mudamu yaje gusenga, hanyuma bakamubwira ko umwuka wera ababwiye ko agomba kujya iwe mu rugo, ariko ntihagire indi nzira anyuramo. Icyo babaga bashaka ni ukugira ngo ntagere iwe mu rugo, ba bantu bamukurikiye bamenye iwe mu rugo, bamenye inzu aho atuye, hanyuma baze gukoreshamo bya bice by'umubiri baguze mu kaburi. Ibyo rero iyo babaga babikoreshejeho nta kindi, nicyo tugiye kureba hano. Utwo duhanga babaga baraguze, ibyo bice by'umubiri babaga baraguze, bahitaga bapampe babo cyangwa se abo basore bahaye akazi, bakagenda bakurira ku cya gipangu cya wa muntu yanzuye, hanyuma bakajya mu butaka bwe iwe mu rugo mu gipangu, bagafata twa duhanga bakadutaba muri ubwo butaka. Twibutse yuko umuntu atabaga bizi. Hanyuma mu jisho handi haba amaso mu gahanga bashyiragamo produit chimique. Izo produit chimique abantu bize chimie mushobora kuzimenya cyane. Aba bagabo ni abahanga bazi gutegura, barategura cyane. Bafata ikitwa permanganate de potassium. Iyi permanganate de potassium ni produit chimique mbi cyane. Iyo ihuye n'amazi iraturika. Iyo ituritse rero ihita itanga umuriro. Iyo itanze umuriro rero n'ibyo byo guturika, abantu bahita babona ko ari imbaraga z'Imana zibikoze zitwitse ibyo bintu. Nyabuneka ibi bintu by'abagabo birimo imibare iteye ubwoba, nitutirinda tuzagwa aho tutazi. Ngo bafate iyo produit chimique permanganate de potassium, bakayizinga bakayishyira muri byo aho havuye amaso, bamara kubishyiramo bagafata n'ibindi bintu by'ibishusho biteye ubwoba bituruka mu bapfumu n'ahandi, bakabishyira hafi yaho cya gihanga bagitabye, kugira ngo nibajya kubitabura wa wundi azagire ubwoba. Ese bamenya amakuru ye gute? Kugira ngo bamenye amakuru ye, bajyaga kuri social media bakareba cyane cyane, uzi ko abantu bakunze gukoresha Facebook, Instagram n'ahandi, bakaza bagakurura profile yawe, bakareba amashusho yaruka gupostinga, abana bawe, inshuti zawe, family members, bakamenya abona bapfuye yagiye postinga one so rest in peace, bagafata ayo mashusho bakagenda bakayeditinga neza cyane, nayo bakaza kuyataba hamwe na bya bintu. Bigaragara ko abantu baje kukuroga baba barakoresheje ibyo bintu, bagakoresha nayo mafoto. Abagabo ni abahanga cyane. Abagabo bitwa abaprofeti, abagabo b'abapasiteri bakora ibitangaza, ni abahanga cyane. Byagenda gute rero iyo babaga babirangije, bamugaga bamaze kubitaba, abantu bakagaruka bakaza kubabwira ko byarangiye. Iyo babaga bamaze kubabwira ko byarangiye, hagashira icyumweru kimwe, rimwe na rimwe imvura ikagwa, bya bitaka byivanga na bya bindi batabye bikagaragara ko bihamaze igihe, nibwo bahitaga batangira gutuma ku wa muntu aje gusenga mu materaniro. Yagera mu materaniro bati rero umwuka wera, Holy Spirit, hari icyo atweretse. Habaga hashize iminsi miremire, hashize igihe, bya bintu bitabye, abantu bagatangira gupanga uburyo bwo kuzajya kubikuramo. Iyo abageze mu materaniro rero, urumva bafite abantu bamukurikiye, baramuzi cyane, bahitaga bavuga ko umwuka wera abasabye kujya gukura ibyo bintu mu rugo rwe, kandi hari ibintu ari byo bamuroze, aricyo gituma atagira icyo ageraho. Abantu ni abahanga cyane, ni abahanga. Umwuka wera adufashe, aduhishurire tumenye ibintu. Bahitaga bamubwira ati hari ibintu bibi umwuka wera atweretse hano mu materaniro, abitweretse ku buzima bwawe, byakozwe n'abapfumu n'abarozi n'abashaka kugirira nabi, kandi umwuka wera dusabye kujya kubikuramo. Barangiza nta kindi bakoraga. Ako kanya n'iteraniro ryabaga ryemeye cyane ko abantu koko ari abaprofete b'ukuri kandi beretswe. Bahitaga bafata umwanya wo kugenda bakajya kureba ibyo bintu, ariko mu bantu bamwe mu bantu babitabye bakabagenda imbere.
iyo bagendaga imbere rero bakoraga iki? Bageragayo bakinjira mu gipangu bakababaza bati mbese nta wundi muntu n'umwe wanyu w'umufamily member cyangwa wo mu muryango wanyu usigaye hanze? Bati nawe. Ati umwuka wera dusabye ko abantu bose bo mu muryango wanyu tugomba gutabura ibintu ari uko bari hano. Ati kandi umwe mu bari kumwe bo mu muryango bamusabaga ko ari we ufata isuka kugira ngo batagira ngo ni ibyo bazanye. Tubibutse yuko ibintu babaga barabiteguye mbere, niyo mpamvu babazaga se nta wundi muntu uri hanze. Bose bamaraga kugera aho rero, kuko habaga bagiye ari kipe nini, bafataga abandi bantu bagatangira kujya mu nzu, muri iyo nzu, mu bindi bice bihagize, bagatangira kugenda bashyiramo ibindi bintu bibi cyane, impu z'inyamaswa, utuntu duteye ubwoba, amenyo y'inyamaswa, ibihu byazo, bakongera bakabitaba hafi aho, kuko iyo babaga barangije gutabura ibyo bintu bahita bavuga ati umwuka wera yongeye kutwereka ko ahandi hari ibintu. Iyo babaga bari kubitabura rero, bagiye kubigeraho, abo bari kumwe bazanye nabo bapasiteri basanaga n'abikanze kugira ngo bakange abantu ko harimo ikintu kidasanzwe. Iyo bamaraga rero kwikanga, bahitaga batabura ibyo bintu, pasiteri agahita atuma amazi yo yatumaga, amwe tinayatumaga mu modoka kabwira umuntu akayanzanira. Iyo ayo mazi rero twayamenaga kuri ako gahanga, twibuke yuko ako gahanga kafite za produit chimique zirimo potassium permanganate. Iyo zihuye n'amazi zitanga urusaku ndetse zigatanga n'umuriro. Iyo yafataga ayo mazi rero bakuye mu modoka akayasengera, yamenagaho, agahita avuga ko ari amazi yera kandi ayo mazi arimo imbaraga z'Imana. Ubwo ayo mazi ahuye na permanganate, umuriro ugahita uboneka, bahita bavuga ko ari umwuka wera cyangwa se ari imbaraga z'Imana zikorera muri ayo mazi matagatifu zitumye uwo muriro waka. Nyaboneka mureke duhumuke, tube maso, tumenye ubwenge kandi dusenge imbaraga z'umwuka wera, twirize ubusa dusenge, nibyo bizadufasha. Aba bantu bafite amayere menshi cyane ashobora gutuma ubaho mu buzima bugoye. Iyo rero babaga bamaze kubikora, bahita bamubwira ati rero nta kindi gikurikiyeho, iki gihanga n'ibintu tutabuye hano tugomba kubisubiza ahantu kure, mu bihugu bikorana n'abapfumu, kugira ngo bitazongera kugaruka bikaguteza ikibazo. Babaga bazi gupanga imibare yabo. Murambabarira munyumve neza kandi mwumve ikiganiro, mucyumve, mwumve aya mayere. Iyo babaga babwiye gutyo rero, ako kanya bahitaga bafata babwira ati rero ibintu tuzabijyana muri Tanzania kure, bakareba igice cya kure, bakavuga ati kandi ngo bigereyo, kugira ngo bigereyo ibintu byari byaratabwe mu nzu yanyu, ni ugufata itike y'indege, kandi iyo ndege nayo tukayifata kare. Ibintu birimo birababaza Imana muri iyi minsi, birimo birababaza Imana cyane. Bakozi b'Imana rwose, bantu bavuga iby'ijambo ry'Imana, niba hari abantu bari kunyumva mu kumva iki kiganiro, ukumva nawe uri gufatwa mu mutima, uri mu bantu bakora ibintu by'ubupfumu, uri mu bantu bakora ibintu byo kubeshya abantu no kubajisha ngo gutabura ibintu mu mazu yabo, ngo kubakura ibintu mu maparafo n'ahandi, ubyumve nawe Imana iri kukureba. Ahari umwuka wera nawe yagusanga akagufasha nk'uko yafashije uyu mupapa, akava muri ubu bintu by'ubupfumu, akabivamo muri ibintu byo kubeshya, nyamara yitwaje izina ry'Imana. Nyamara umaze kubivamo nawe wagira ubuzima bwiza, wagira ubuzima buzima. Twibutse ko ibi bintu byo gukoresha produit chimique, uyu si uwa mbere gusa ubikoze. Tuzabaha ikindi kiganiro nacyo kigaragaza ukuntu hypermanganate de potassium bayikoresha, bakavanga n'amazi, bavanga n'amazi bayisuka umuntu mu mutwe, bigahita biba nk'amaraso ari kumuva mu mutwe, kuko murabizi ko cyangwa si produit iyo bayihuje n'amazi, iyo bidatanze umuriro ako kanya bishobora gutanga ibara ry'umutuku riba risa n'amaraso. Ubwo rero nabyo bashobora kubikoresha, babisuka mu mutwe w'umuntu hakavamo ibyo bintu bisa n'amaraso, ukagira ngo ni ibindi bintu wari urwaye biri kuvamo, nyamara ari ubupfumu. Iyo rero babaga bamaze kubikora gutyo, wa muntu bamusaba gushaka byibuze amafaranga ari hagati ya 1.5 miliyoni z'amadolari.
ayo mafaranga bakavuga ko ari tike y'indege no kujya kujugunya ibyo bintu, ndetse azabafasha no mu rugendo kugira ngo bitazongera kugaruka ku buzima bwe. Twibuke yuko ibyo ari byo babaga bishake ku giti cyabo, bakajya no kubitaba mu mirima ye cyangwa se mu nzu ye kugira ngo bagaragaze koko ko ari iby'abantu bamuroze. Ati nyamara icyo nshaka ni uko abantu mbere y'uko bizera imbaraga z'abahanuzi n'iz'abantu ba profete n'abapasiteri, bakwiye kwizera imbaraga z'Imana kuruta kwizera imbaraga za. Aratubwira ati ayo mazi iyo babaga bamaze kuyazana nayasukaga ku gahanga, agahanga kabaga karimo perimanganate de potassium, byamara guhura hamwe bigahita bikora reaction, byamara gukora reaction bigatanga umwotsi. Iyo byabaga bitanze umwotsi byanaraturikaga, byaturika abantu baragahita babona ko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Mbega abagome, mbega abagome, mbega abantu ngo barashaka ubutunzi mu nzira zidafututse zitari nyazo, nyamara bibagiwe ko birivuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kunyurwa bizana imigisha kandi myinshi. Ariko se abantu kuki batubaha Imana? Kuki dukomeza kubona ibitangaza hirya no hino? Dukomeza kubona abantu batubwira ngo uyu yari yagenderaga mu kagare none avuyemo, yari impumyi arahumutse. Ntiduhumuka amaso ngo turebe, nyamara badashobora kujya mu bitaro, badashobora kujya aho hantu tuzi neza hari izo site ziri aho abantu ngo bafashe. Nyaboneka uyu mupapa Imana iramufashije amusanga, ava muri ubwo bupfumu, abuvamo. Amaze kubuvamo yakiriye ubuzima bushya, aba mushyashya kuko arahinduka. Ariko ibintu turi kuvuga kenshi na kenshi uzasanga abantu benshi aribyo bashaka kurundukiramo by'ibitangaza, ibintu bidasobanutse. Nyamara uyu mupapa aratubwira ngo njyewe umunsi umwe ndyamye, umwuka yari yaransanze, ansaba kuva muri ibi bintu. Ati byarangoye cyane kubivamo, ariko nta kundi byagomba kugenda, nagomba kubivamo. Natakaje inshuti, natakaje abavandimwe, ntakaza gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndagenda mba ahantu hanjye nyine kugira ngo nemere umwuka wera nsange, niyiriza ubusa ndasenga ibintu mbivamo. Mbibutse ko ikiganiro muzakomeza kugikurikira, mukore share, subscribe na comment, hanyuma tuzabaha igice cya gatatu. Iki cyari igice cya kabiri kitubwira uko uyu mupapa yavuye mu bintu by'ubupfumu akayoboka inzira yo gukizwa neza, nyamara n'inzira yari arimo nayo abantu babona akakijwe, ndetse banamwemera nka pasitoro, banamwemera nk'umuhanuzi. Ariko urumva ko ari imitwe yabaga bapanze. Mu gice cya kabiri tuzabwira ukuntu yakijijwe n'intambara yahuye nazo nyuma yo gukizwa. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikire kandi mudutere imbaraga aho tutabikoze neza kugira ngo tuzabikore neza ubutaha. Murakoze cyane, ndabakunda.